inshuti bakunzi ba Hoziyana TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ni Pastor Michel Zigirinshuti muri kumwe, mugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha kandi bishimire. Ndagira ngo muri uyu mwanya dusenge kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndagushimiye mwami Imana yacu, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, wowe waduhaye ngo abe incungu n'impongano y'ibyaha byacu. Ndagushimiye uyu mwanya uduhaye tugiye kuganira mu ijambo ryawe. Nshoboza Mwuka wera mbashishe, kandi abateze amatwi ijambo ryawe nabo bagirire umugisha imbere yawe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 umurongo wa 11. Uwo murongo uravuga ngo, Yesaya ibice 40 umurongo wa 11, izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi zonsa izazigenza neza. Imana ishimwe. Iri jambo dusomye ni umuhanuzi Yesaya warihanuye. Nkaba mfite intego ivuga ngo itorero rifite umushumba waryo, rifite umwungeri. Kuva kera Imana yagiye ishyiraho abakozi bo kuyikorera umurimo, umukumbi wayo, kandi mu bihe bitandukanye. Ku batunzi n'abandi bazi iby'ubutunzi cyangwa iby'amatungo n'inka, muzi yuko habaho umutahizi ari we nyir'inka, nyir'ishyo, nyir'umukumbi, ariwe twakwita umushumba mukuru. Uwo rero ntabwo ajya ahinduka, uwo nguwo ntabwo ajya yimurwa mu mukumbi cyangwa mu ishyo. Uwo nguwo ahora ari we nyirazo nyine, ntabwo ajya agira ahantu ajya. Mu gihe we ashobora gushyiramo abashumba mu bihe bitandukanye bo kumuragirira, abo bashumba bose bakagenda basimburana. Birumvikana ntabwo ariko bahoramo. Hari umwe abonana amakosa akamwirukana mu mukumbi, hakabamo n'undi ushatse gusezera ku bwe gusa agasezera akava muri ako kazi ko kuragira. Mbese abantu bagenda bava mu ishyo ry'inka cyangwa mu mukumbi w'intama mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Ariko uyu we nyirazo, nyir'ishyo, nyir'umukumbi, ntaho ajya ajya. We nize, we ntazivamo, we ntasezera, we ntahagarika akazi, we ntajya mu zabukuru, ashwi, we ntiyirukanwa. We ni nyirazo, niwe uzishakira urwuri. Abashumba be bakorera ibihembahemba bakaragira aho yabiretse. Niwe uzishakira imiti yo kuzivura. Abaganga bazikuramo bakazivura, ariko bazivurishije imiti yabashakiye. Uwo nyirazo rero niwe mbabwira uyu mwanya, ngira ngo mbahumurize, mbakomeze, kuko nyiri torero we arahari, ntaho yagiye, ntananirwa, ntashyirwa mu zabukuru. We niyo insengero zifunze, amateraniro atakibaho ngo abashumba babonane n'abakristo bayoboye bashumbye, we ntaho ajya. Imana ishimwe cyane. Ntago ari wa mushumba tuhaboneraga ku ruhimbi ku cyumweru cyangwa amateraniro n'imibyizi. We turahorana, we twahoranaga, we twabanaga. Uwo mwungeri mukuru ari we mushumba w'intama. Umva uko Yesaya amuvuze. Aravuze ngo, azaragira umukumbi we neza nk'umushumba, ateranirize abana b'intama mu maboko, abaterurire mu gituza, kandi zonsa azazigenza neza. Ku bantu babaye mu nka baragiye, iyo inka zabyariye mu gasozi, zabyariye mu rwuri, kiba ari ikibazo gikomeye. Zabyariye ari inka nyinshi, ari nyinshi, kiba ari ikibazo gikomeye, kuko uwo mutavu wavutse uwo munsi ntubasha kwigenza.
ibyo rero bisaba ngo zimenywe n'umushumba aze kuzihekera, izabyaye azihekere. Kuzihekera ni ukuyishyira ku rutugu cyangwa kuyitengamatira mu gituza nk'uko hano Yesaya abihanuye. Hatabaye umushumba ubaye maso ngo akanguke, kandi iyo zabyariye mu rwuri ari nyinshi atumaho mu rugo bakohereza bo kumutwaza, kuko zose ntizirabasha kugenda, nuko akazihekera, za nyina zikabakurikira zigataha neza. Icyo ni cyo umwungeri mukuru nyir'umukumbi yishimiye gukora kandi yishingiye no gukora. Azaragira umukumbi neza nk'umushumba. Abana b'intama izavukiye mu rwuri azaziterura mu gituza, zitengamatire mu gituza, izonsa zigenze neza. Ubu tugiye muri Ezekiyeli 34 hose ngavuga ngo izivunitse azazunga, izirwaye azisindagiza zigenze neza. Niko uyu mwungeri akora, niko ateye. Uyu mwungeri rero we ntaho arajya, uyu mwungeri ntacyo araba, uyu mwungeri akomeje kubana n'itorero rye. Hari ahantu nigeze kwigisha inyigisho nsobanura ku itorero, garagaza ko ijambo ry'Imana ritwereka yuko itorero rivugitse mu mvugo ebyiri cyangwa mu nyito ebyiri: itorero rigaragara n'itorero ritagaragara. Mu Gifaransa, église visible et église invisible. Irigaragara ni irihe? Ni iri ngiri nyine twita church mu Cyongereza, ni iri ngiri tubona nk'urusengero rwubatse ahantu: église de Pentecôte, église adventiste, église presbytérienne, église. Iri ni itorero rigaragara, ririya mubona rifite aho ryubatse rikagira icyicaro, ryitwa irigaragara. Hakaba n'iritagaragara ryo invisible. Iryo ritagaragara rero ryo ntabwo sinavuga ngo rigira urusengero, ryo ntabwo ryubaka, ahubwo aho ngaho ryubatse harimwo abirigaragara n'abiritagaragara. Umwami adufashe abampere kumva ibyo bintu. Hariya ahantu mureba inyubako y'urusengero rwanyu iri, abanteze amatwi mwese, si ngombwa aba ADEPR, si ngombwa aba Pentecote, si ngombwa aba Catholique, si ngombwa aba Protestant, mwese abanteze amatwi, hariya mureba mwubatse harimo itorero rigaragara, hakabamo n'iritagaragara. Iryo ritagaragara rero niryo Kristo azajyana, arikuye mu bahe? Arikuye mu bagaragara cyangwa mu rigaragara. Niyo mpamvu ngira ngo mbashishikarize kuba itorero rya Kristo, kuba umukumbi wa Kristo. Mbahumuririshe ko muri umukumbi w'Imana, muri itorero rya Kristo, muri ishyo rya Kristo, muri ubushyo bwe, muri intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwe. Imana nishimwe. Ndabizi ko mu bihe bitandukanye habaye ibihe mubura abashumba, mubabura bamwe bananiwe bagiye mu zabukuru, mubabura barwaye indwara z'igihe kirekire zabashyize no mu bitaro bararemba, bamwe ntibanagarutse batahiye aho. Igihe cyarabaye mubura abashumba mu mpamvu zitandukanye. N'ubu ntimurimo kubona abashumba banyu, ariko nimuhumure, umushumba mukuru nyir'itorero, umushumba mukuru utajya uzimiza, umushumba mukuru uribera amaso, umushumba udahabwa mitasiyo, umushumba utimurwa utananirwa, we abereye maso umukumbi we. Imana nishimwe cyane. Azaragira umukumbi we rero neza nk'umushumba. Azateraniriza abana b'intama mu maboko, batengamatire mu gituza, izonsa azazigenza neza. Bivuga ngo we azi n'intege nke z'umukumbi, azi mu ntama ze, mu bushyo bwe azi inyantege nke, azi zinaniwe, azi zirwaye, azi. Ahangaha nivuga ngo azi n'izirwaye, mu nyumvire z'ahangaha. Mwari muzi ko buriya Yesu atandukanye intege nke z'umukristo n'ibyaha. Mumenye ko umukristo wese uri mu ntege nke adakora ibyaha. Hari umuntu ugira intege nke, ariko muri izo ntege nke akaba akunze Kristo, agashaka Kristo, akaba amushakisha muri izo ntege nke ze. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mu Bakorinto 11
nzajya nirata intege nke zanjye, kuko iyo nzemeye aribwo imbaraga zisukwa. Nimuhumure rero, umushumba mukuru, umwungeri w'itorero aribereye maso. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 ho hakavuga ngo, nimushaka muzagisombe cyose, ho hakavuga ngo niwe mwungeri mwiza, niwe upfira intama ze, atanga ubugingo bwe ku bwazo. Umva ikindi, intama ze zizi ijwi rye, kandi nawe azi amajwi y'intama ze. Icyo kintu cyo kuba intama ze zizi ijwi rye ngo gituma intama zitamwitiranya n'abandi bungeri, ziramumenya, zizi ijwi rye ku buryo andi majwi ngo ntiziyazi, andi majwi ntiziyitaho, kuko zizi ijwi ry'umwungeri wazo. Imana yo mu ijuru bampera umugisha, kwari ukubahumuriza bakomeza muri kino gihe kigoye kiruhije, ngo mumenye ko nyiri itorero aribereye maso, umushumba waryo mukuru aribereye maso, ararishumbye neza, azariragira neza, azatwara abana bavutse neza, azasindagiza izirwaye, izonsa zigenze neza, azunga izavunitse. Imana yo mu ijuru bampera umugisha, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amena. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibaha umugisha. Dusenge. Ndagushimiye Mana, ngushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Ngaho fasha abana bawe baryumvise, kandi ribakomeze, ribahumurize. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.